Salam, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, nitwa Pamela Charles, nkabashyiraho recipe cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza wateguramo boulette z'isosi. Njye nateguye inusu n'irobo y'inyama ziseye z'inka, negura n'igitunguru kimwe, poivron imwe, indimu imwe na tangawizi no ushobora kuba wayirapa ubundi ukaba wakuramo tangawizi no cyane niyo kaba ari akayiko kakandi k'icyayi. Ubundi ndaza kuba nayikamurira mu nyama zacu. Ubundi negura n'ifu y'umugati. Ifu y'umugati yo iragurishwa bisanzwe mu supermarket, kimwe nuko wanayikorera mu rugo. Negura amagi ebyiri, negura n'igi rimwe. Ubwo rero ntangiye nkata ibirungo. Ese wowe usanzwe ukunda gushyiramo ibihe birungo mu gihe uri kumarina inyama zawe ziseye zo gukoramo boulette? Jyewe ndakoresha poivron, nkoreshe igitunguru kimwe na poivron imwe yego, ubundi nkoreshe na tungurusumu nke, nkoreshe na black pepper. Urusenda rero ushatse warwongeramo ubishaka urushyiramo, ariko ubaye ubona ko hari abantu batarukoresha warureka ukaba warushyiramo ku ruhande wowe ururya. Ubwo ndashyiramo na 1/2 cya black pepper, nshyiramo nyine umunyu muke, wowe urashyiramo mu rugero rwawe. Nashyizemo 1/2 cy'akayiko gato. Ubundi shyiramo magi ebyiri, gusa magi wowe utazikunda nta kibazo wazireka. Ubundi shyiramo n'indimu yose. Indimu yo ni ngombwa, indimu yoroshya inyama, ituma kandi zinaryoha. Ubundi shyiramo na tangawizi nayirapye ku ruhande nyikamuriramo, naharapye agatangawizi gato. Ubundi shyiramo na tungurusumu, ubundi ndavanga neza. Urabona ko ntakoresheje ibintu byinshi. Nshyizemo n'akayiko kamwe ka turmeric, akayiko gato k'icyayi ka turmeric. Turmeric nayo si ngombwa utayifite wakoresha ibindi nta kibazo. Tumaze kumarina rero inyama zacu turazicisha mu isafuriya gutyo tuzigaragure. Ni ukuvuga ngo nta mavuta dushyiramo nta n'amazi dushyiramo. Bidufasha kugira ngo ibirungo byacu byivange neza kandi inyama zize kuba zahiye mu gihe twakaranze boulette zacu. Ubwo rero urategereza zigahora, ubundi ukaba washyiramo n'ibindi. Ubwo turashyiramo igi n'ifu y'umugati. Rero mu kuzicisha kuriya mu isafuriya nta mavuta nashyizemo yego n'amazi, kandi nakoresha iminota mike, ni hagati y'iminota 7 gutyo kugeza ku 10. Ifu y'umugati rero nawe wayikorera, ntabwo bisaba ko uyigura. Ufata umugati n'ubundi ukawucisha ku ipanu, wabona usa nkaho wumagaye, ubundi ukaba wawushyira mu kantu mu gasekuru ugasekura, cyangwa se ukawushyira muri blender ukawusya, ubundi ukayungurura. Igi twashyizemo hamwe n'ifu y'umugati twakoresheje nibyo bitworohereza ku buryo tuzibumbabumba gutyo bitworoheye. Ubwo ukora sayi cyangwa se ingano ya boulette ushaka. Boulette zacu rero zirasa neza. Ubwo tugeze mu mwanya wo gukaranga rero. Ubwo turashyira n'ubundi amavuta mu kintu tugiye gukarangiramo, niba ari ipanu cyangwa se isafuriya. Urashyira amavuta make, ntabwo bigusaba gukoresha amavuta menshi. Ubundi dukoreshe umuriro uringaniye, gusa tuzishyiramo amavuta yashyushye. Dukoreshe umuriro uringaniye kugira ngo zibe zashya neza. Nizere ko uri kureba utari muri ba bandi batinya gukaranga. Hari abantu batinya gukaranga kubera ko amavuta arabatwika, nko gukaranga amafi. Sasa yewe amafi, indagara, hari ibintu umuntu akaranga amavuta akagenda gutarukira ku buryo umuntu umubwiye gukaranga akubwiye ati reka da. Ubwo rero boulette zacu turazikaranga kugeza igihe zisa nkaho zigize ibara ryiza, kandi mu kuzihindukiza umuntu azihindukiza yitonze, utaza kuba wenda wayishwanyurira mu mavuta. Ubwo rero tugeze mu mwanya wo gukora isosi. Ibirungo by'isosi nabikatiye ku ruhande. Njye nakoresheje igitunguru kimwe kinini, ubwo nyikaranze mu mavuta bisanzwe kugeza gisa nkaho gihinduye ibara cyangwa se cyoroshye. Ubundi mbe nakushyiramo na poivron. Ubwo nshyizemo poivron nayo ni imwe nakase. Ubwo nawe washyiramo n'ibindi birungo ushaka, gusa nta tungurusumu njyewe nateguye ko tungurusumu twazishyize muri boulette tuzimarina. Rero hano ntabwo ari ngombwa mu isosi. Ubwo nakoresheje n'inyanya 3.
ubwo ubaye ukunda sauce tomate wayishyiramo nta kibazo, ubaye ushaka inyanya nyinshi nabwo wazongera nta kibazo. Gusa ntabwo sauce tomate nayo ntabwo ari ngombwa, inyanya wazikaranze neza burya ziba ziryoshye kandi isosi yawe zisa neza. Nkoresha rero na 1/4 cy'akayiko gato kuri black pepper, ubwo nshyiramo na magi imwe. Ubaye rero ushaka kongeramo n'ibindi wabishyiramo nk'urusenda, ubwo jye nashyizemo n'umunyu muke kuko burete zacu zifite umunyu, ubwo magi kandi nayo bifite umunyu, ubwo urumva umunyu urawitondera ugashyiramo muke utaza kuba wakubana mwinshi. Ubundi icyo dusabwa hano ni uguteka inyanya, dore nta sauce tomate dufite kandi turashaka gukora isosi nziza ifashe, ubwo dusaba guteka inyanya zacu zigasa neza kandi zikagira isosi nziza. Ubwo ikikubwira ko inyanya zawe rero ziba zahiye nuko iyo wazirapye gutyo amazi nyine yararimo n'ubundi mu nyanya, cyangwa se kwa kundi inyanya ziba zikimeze ukizirapa, urazikaranga amazi yazo agashiramo, ubundi ukaba wakongeramo andi make ugakaranga ku buryo una tasting cyangwa se uzumva ukumva ko zidafite ka kantu ko kuvuga ngo karasharira. Inyanya zawe ziba zahiye. Ubwo nshyizemo amazi rero kuko inyanya zacu zahiye, ubundi mbe nateka iyo sosi mu minota byibuze 5. Isosi yacu rero yahiye, ubwo tugiye gushyiramo bulete zacu. Ubwo icyiza cyo guteka isosi gutya kugeza ihiye, kuko ntabwo bulete wazongeramo kuri inyanya ziba zahiye ugashyiramo amazi ubundi ugashyiramo na bulete, oya ziba zacikira mu isosi cyangwa se zashwanyukira mu isosi. Rero uzishyiramo isosi yawe yahiye, ubundi zo uziteka umwanya muto cyane, umwanya muto. Icyo wowe usabwa ni ukuba wazihindukiza gake gake kugira ngo nazo zigere mu isosi neza, ariko utazitetse umwanya munini. Murabibona ko rero bulete zacu zisa nkaho zahiye, isosi yacu yahiye imeze neza. Ubwo ndigerageza kuzihindukiza kugira ngo isosi igere hose, ariko bimeze neza cyane kandi birasa neza, namwe muri kubibona, muzabigerageze. Izi bulete zitetse gutya ziraryoha. Hari abantu bakunda kuzirya zumutse bataragerageza isosi, ndabasaba ko mwagerageza isosi ya bulete, muzayikunda cyane. Kandi murabona ko nta bintu byinshi nakoresheje. Ibirungo nakoresheje n'ubundi ni ibintu dusanzwe dukoresha mu rugo, ni poivre n'igitunguru. Black pepper ni ikirungo abantu benshi baba bafite. Ni iki kindi nakoresheje, ibintu byinshi nakoresheje n'ibintu dusanzwe dukoresha mu rugo. Tangawizi, biroroshye cyane. Rero ntabwo bivuze ko niyo waburamo kimwe ntibivuze ko udashobora gukora bulete, rero wazikora cyane. Mwakoze rero cyane kubana nanjye intambwe ku yindi kuva video yatangira kugeza tugeze ku musozo. Imana ikomeze ibahe ibyiza, kandi ndakomeza gushimira abantu bakora subscribe, abantu bagenda bashyiraho comment, basharinga, balikinga video zanjye. Imana ikomeze ibahe ibyiza. Nawe niba utarakora subscribe ndagusaba ko wayikora. Mugira amahoro. Salam.